nanone tubahaye ikaze kandi tubifurije amahoro y'Imana abari kumwe natwe. Ngewe nitwa Nongera Bernard. Ngewe nitwa Bigirimana Rora. Tugarutse muri wa mwanya w'ibiriho n'ibivuga. Aho ngaho mu gisata cy'Iyobokamana. Aha, mu gihe batangiye gusharing ibiganiro byacu, mu gihe bari gushyiraho subscribe. Yego. Nyemerera ubundi ubanze utange insanganyamatsiko y'umunsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo nyuma yuko itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda rikoze impinduka. Yego. Twagiye tuvuga ko indembo zizava ku 9 zikaba 5 byarabaye. Yego. Zizava kuri paruwase 143 zikaba paruwase 30 byarabaye. Aho bibereye rero rukumva ko ntanamiza birarashira. Yego. Bibaye burari nkumeze nkane ntagararengane. ADPR bayibye akayabo kama miliyoni. ADPR yibwe akayabo kama miliyoni. Oh yes. Neza. Ayo mafaranga yibwe muri zino mpinduka. Arabaye nono. Babyise guprofitira mu rusaku. Mbese baprofitiye mu rusaku. Bamwe bashaka imperekeza ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo twinjire muri aya makuru neza. Yes. Tuyarambure tuyavimuze. Abantu bitegure bamenye amafaranga yabo aho yashiriye. Abantu bitegure bamenye ibihombo ADPR yagize inkomoko yabyo. Yego. Bamenye aho ruzingiye. Ahubwo nibibana ngombwa inzego zibifitiye ububasha. Yego. Bakurikirana kino kibazo. Bakurikira ibisambo. Kuko amaturo ava mu rusengero amaturo. Iyo amaze kujya kuri konti, kuri banki. Yego. Abari amafaranga y'Abanyarwanda. Abari amahera. Abari amafaranga y'Abanyarwanda, abari amafaranga y'abaturage. Barayibye rero byararangiye. Aha, ndagira ngo rero abantu badukurikiye batera gatebe. Bandikamo bati kagira inkuru. Ubundi tubavirimuze. Twababwiye ko tutazajya tuyatindana mu gihe twayabonye. Neza. Bihagaze gute rero? Yego. Urabona twagiye tubivuga inshuro nyinshi. Urabona ko Imana yaduhagurukije nkuko yahagurukije Gideyoni n'abandi benshi dusanga muri Bibiliya. Ntabwo rero abadukurikiye bazi ko Imana neza aturuka mu ijuru. Yego. Ngo izivuge ifate mikoro. Iri muri twe. Iramukije nta warokoka. Iyo ubwo yizi nta warokoka. Ubuje kuvanga. Yagiye bafata mu ngoto. Ariyo mpamvu igenda ituvugiramo ikadukoreramo muri rusange. Yego. Bihagaze gute rero? Yego. Impinduka zitaraba batangiye kubyegeranya. Twavuze yuko amasimukadi abakristo ba ADPR baturiragaho. Yego. Amwe yaburi urengero. Mu mapeyi. Za simukadi zabaga mu rusengero. Twabonaga ariko mujye mundebere namwe mudukurikiye muturebere murebe ko kubikuta zicyanditseho hari izo bagiye barya bakazirigitisha neza zikabura. None izo simukadi bamwe mu makuru dufite yizewe nuko zaburi urengero. Momopeyi zaburi urengero. Momopeyi zitorera zaburi urengero. Yego. Noneho no mu byo batanze muri Romise bamwe na bamwe bavuze ko izo simukadi za Momopeyi hirya no hino mu matorero ngo zaratakaye. Bishatse kuvuga ngo ni igisake kirataka nyine ngo zaratakaye ibintu ngo zaburi burengero. Reka sinakubwira kandi ikibabaje kikaba giteye n'agahinda. Pakarita mu rusengero ziracyarimo. Dakada. Oya sekandi. Ziracyarimo kandi abakirisitu baracyazituriraho. Zanditse ku bikuta. Yego. Ariko simukadi bavuga ko zatakaye. Wase ntubyo. Ariko utabona we nakabakaba. Ngwe nakabakaba. Ubwo nayerekwa wumvamo. Ntayerekwa wumvamo. Gute wakandika nimero ukarushishikariza abantu ngira nimero muture. Ukayirekera mu rusengero. Ubizi neza ko iyo nimero yatakaye. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ese yatakaye hitoro nini ukora swap. Aba bazitiwe wabibwiwe n'iki na amakuru gute? Bamwe mu bashumba bayoboye amatoro muri iki gihe nibwo bansobanuriye ikibazo kirimo uko kimeze. Nateye gatebe. Nukuvuga ko rero urabona ko kaduhere muri paruwase, muri izi paruwase zavuyeho. Yego. Zari paruwase 143 ubu dufite paruwase 30. Kandi muri izo paruwase 30 ntabwo ADPR yego barakora Romise na MTN. Ngo ntabwo ADPR irakora Romise na MTN kandi yari umufatanyabikorwa.
icyo nshaka kuvuga ni iki reka mere urugero muri paruwasi ya Ngange abo bahaturiye turabashoboye abantu bari Ingange ubwo ni muri Nyamasheke ubwo twinjiye muri Nyamasheke mu cyegeranyo ku rwego rw'igihugu yego iyo paruwasi ya Ngange yahujwe na paruwasi ya Buhoro yego aho bita mu Gatare paruwasi ya Mwasa Mwasa yitwa Mwasa paruwasi yindi paruwasi ni ihera ubwo hari paruwasi ya Mwasa hari paruwasi ya Buhoro hari ya Ngange harya buriya nta yindi iri hakurya za hera ni za Karengera ni za ki aho ngaho ni za Kagunga reka dufatira aho ngaho wenda tube tufashe reka dufate izo ngizo noneho ira mu mapeye yari ibaruye kuri paruwase yahujwe yavanweho muri iki gihe wabyumvisha aho kibazo kiri paruwase yavanweho nibaruyeho iriya mu mopeye ibaruyeho iriya mu mopeye yakoreshwaga muri iyo paruwase ya Ngange none ubu mu karere kose ka Nyamasheke hariho paruwasi no yitwa Cyazo reka da ariko nibyo paruwasi ya Cyazo niyo yonyine iriho mu karere ka Nyamasheke ni ukuvuga ko kandi za mu mapeye ziracyari mu rusengero ziracyaturirwa kandi ziracyaturirwamo ukicuzi wacyumvishe neza ndimo ndabyumva abo bivuze ngo za paruwasi zose zirayituriraho kandi abakirisitu bacyayituriraho kandi ayo mafaranga ari kuri mu mapeye babashumba basezerewe nibo zari zibaruyeho mu paruwasi aba bashumba bagiye uko ari 30 ku rwego rw'igihugu yego ntabwo babasha kugira gute kujya kunoshaho niba nano dushumi bapfundu noneho abahanga mu kureba kure barimo kubera iki badakurikirana hafi kino kibazo ariko se nibyo mpora mvuga harimo inda kandi hakabamo n'ikibaba ntabwo wanyumvisha ko ibi bintu byaba bitazwi na bamwe muri bo urukumva niba bitazwi byatugezeho biti andi makuru rero hari insengero zavuyeho burundu ADPR yakuyeho burundu izo mu mapeye ziri ku rusengero aho ngaho baracyazituriraho izahujwe n'izindi aho ngaho ose bazituriraho gute kandi urwo rusengero rufunze umva rwose nese mu mapeye barayifunze nese abakirisitu ntibari bayanditse muri telefone none se bayituriraho hehe umva rwose bayituriraho gakira nese bashyizeho amafaranga ntago yajyaho umukristo wari yanditse muri telefone cyangwa yarimutse yaragiye ahandi ariko ngo hari andi makuru rora buriya ngo iyo bafashe itorero bakarihuza n'irindi aho rigiye gusengera iteraniro ryagize ryitwa iteraniro ryaryo na momopeyi yabo rero igomba kuba irara ku rukuta izo momopeyi zose rero zo mu matorero hasi umushumba wa paruwasi biravuga ngo momopeyi y'itorero rya Rwinyana paruwase ya Gasave yego noneho umushumba akabimanaginga byose none rero izo momopeyi z'ayo maparuwasi yose baracyazituriraho kandi umushumba wa paruwasi muri iki gihe atabasha gukozaho imitwe y'intoki kuri reka tubyumve neza izi momopeyi yabaga imanagingwa na mushumba wa paruwasi sibyo niwe wabonaga message aho ngaho ni ukuvuga ngo akuweho simukadi yarayitahanye bamwe barazitahanye abandi barango zaburi burengero abandi ngo zaratakaye yego kandi ibipankarite bikimanitse ku rusengero kuki bamara kumenya ko zatakaye bakaguma kubimanika mu rusengero kandi abantu bagikomeza guturiraho bivuga ko habayemo burangare si uburangare ahubwo harimo arabwenge hari umuntu ushobora kubabwira ati mujye muvuga ko zatakaye turajye tugabana harimo ikibazo gikomeye harimo tugabane ni ukuvuga ko wamaye amakuru yambwiye ngo kugira ngo umushumba wa paruwase imwe yasigaye muri iki gihe ayo mafaranga yemerewe kuyabikuza nuko ku itorero hasi wa wundi wari ushinzwe itorero yego yandika n'u Rwanda kandi yarasezerewe yandika asobanura kabiri umushumba wa paruwasi uriho muri iki gihe n'uwo basezereye bose bakandika bagashyiraho sinyatire zabo uwasimbuwe yego n'uwasimbuye bose bagasinyaho iyo barwika biteguye imenyesha gusaba MTN yuko ayo matorero n'izo mopeyi babihindura yego kubera impinduka
ntibigarukire aho ngaho bikajya kwa regional ururembo yego noneho umushumba w'ururembo akandikira represent wa ADPR represent wa ADPR nawe akandika ibarwa isaba amatorero yose yahujwe n'amaparowazi yego iyo barwa akayimanura agateraho kashe noneho yabarwa yasezereyeho babakozi yego 26 umwaka utasubiza yicaraho birakwiye rero kugira ngo bayicareho bicare kuri iyo ntebe ariko bazi ko bazisimbuyeho nabandi yego yes murakoze aha ngira ngo ngaye nguko nuko inkuru yacu uyu munsi yariteye abajura bameze nabi muri ADPR abajura bazengereje itorero ariko bana b'Imana mwongere ibihe byo gusenga ariko munabe maso dora oya babe maso ibi byapase nabyo bazabisengera biri mu rusengero cyangwa nabyo no kuba maso bakavuga ati izi ni ibintu twe kongera kuziturira biriya bazabikuraho haze indi momo pay nshasha bazabwirwa n'iki seyo niba yatari y'abatekinisiye yakubera ibintu biri muri system nyine babiri muri system iriya seyo iri muri system ariko urukumva ko impinduka aho zibereye niyo mpamvu batangiye gusakuza ariko tuzabyemera neza bamaze kudufatira ibisambo nka bitatumo hariya bakatubwira ngo ibi ni ibisambo byiba erega buriya niba hari umuntu uzakiba amafaranga kuri akaguhamagara akakwiba amafaranga kuri telefone nabara n'abajura biba kuri telefone ariko se bibisha ikoranabuhanga usibye kuba biba ADPR wigeze wumva warebye televiziyo mu minsi yashize Equity Bank barayibye nka data byaciye kuri televiziyo bashobora gutobora Equity Bank rero ADPR so yabananira ikibabaje nuko baza bitwa kwabo ari abana b'Imana nyine bose iyo babonye wambaye umukenyero wambaye igitenge wambaye costume bose n'umwana w'Imana aravuga ngo Yesu ashimwe ariko Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo cyane kabisa cyakose yes tugira ku musozi w'ikiganiro rero yego reka turabure abakirisitu bere gucika intege hago bakomeze basenge bakomeze basenge Uwiteka bahe ubwenge ariko tubashishikaza mu gukiranuka kuri gato no ku kanini kugira ngo Kristo nahagarara ku bico azasange biteguye noneho uyu mushumba rero wari wafashe depo akayishyira ku rusengero bitaramenyekana aho herereye abari mu mwaka gace nibaza kumubona baze kutubwira kandi baze kumwegera baze kutubaza ese ararwaye kwa se wabo baravuze ko arwaye nawe niba twumva nave mu gihuru ajye mu rugo muri ADPR ni mu bana b'Imana asaba imbabazi ati narakosheje ariko nk'umwana w'Imana yateye intambwe imwe Yesu atera 99 murakoze cyane reka tugushimire rero hanyuma tunashimira abantu bose bari kumwe natwe tunababwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka ngira ngo ujye wibutsa ariko abantu nimero ya telefone ariko ikibazo mfite abantu barayumva ntibaza akanyenyeri ntibakabakibaho ariko ku matushi n'akanyenyeri kacyanditseho man so buriya rega cyangwa se mukadewe niko iyo urebye utunyenyeri twa benshi usanga twarapfuye twarasinziriye ahubwo Imana dukangure mu izina rya Yesu nugukanguza amazimukadi neza reka dushyiremo ya nimero ya telefone 078 18 gatandatu yego 79 mugira amahoro y'Imana turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka bene data nshuti bavandimwe mbazaniye amakuru ashyushye kandi amakuru aryoshye mwaba mwabimenye ibintu korari impanda iherutse gukora korari impanda iherereye mu karere ka Ngororero kano karere ka Ngororero ubundi kari mu makorari y'ibikorokoro ubona afite imbaraga ariko noneho ko bagiye bafunga insengero bagiye bagira intege nkeya muri rusange korari impanda rero niyo Imana ihagurukije muri kino gihugu korari Emawusi yo witegereje igeze kuri top bagize intege nkeya korari Jovanisi nawe yo mu Ngororero bagira intege nkeya iyi korari impanda Imana irayihagurukije bihagaze gute rero hari ibikorwa by'urukundo bamaze iminsi bari gukora niyo korari mu Rwanda yita ku mfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abashomeri dore yuko bamwe muri bo baherutse guhabwa inka bahaye abaririmbyi inka 5 bivugwa ko inka imwe ihagaze miliyoni n'ibihumbi 200
urumva iyo korari itaryoshye itameze neza? Ntabwo ari ibyo gusa, iyo korari muri iki gihe iraririmba ibishashi by'umwuka wera bikamanuka. Nta muntu winjira mu rusengero ari umujura, ari umurozi, ari indaya. Umwuka w'Imana wo muri korari aba yabatahuye kera. Ntukikwe n'ibikorwa byiza by'igikorari Imana ihagurukije muri iki gihugu. Iyi korari Impanda bivugwa yuko ifite amavuta y'Imana kuruta korari Hoziyana, kuruta korari Muhima, kuruta korari ku buryo, kuruta korari ari amakorari yose neva ngo yagiye inyuma y'umurongo. Korari Impanda ADPR Mahembe mu karere ka Ngororero iri hejuru cyane. Mwese murarariswe kuyumva muri rusange.